Well, guys, listen up. Ndashaka muze tuganire gato. Indabo zanjye ya The Ben, Mugisha Ben yamaze kugera hanze. Indirimbo wayumvishe? Wayumvishe? Mbere yuko The Ben ashyira hanze indirimbo yabanje aravuga ngo igihe niki cyo kwerekana itandukaniro rya brand n'igicucu. Ariko igicucu yavuga ntago ari igicucu. Bavuga igicucu cyangwa igicucu. Indirimbo yiwe Indabo zanjye rero iri hanze for now. Ariko mbere yuko nza kuba mvuga indirimbo nibiri mu ndirimbo, reka mbanze ngira ibintu bikenza kuba nkubwira. Bruce Melody mu minsi yashize akoze indirimbo yitwa Munyakazi, twagiye tuyivugaho ibintu byinshi bitandukanye. Ariko this time nje kuvuga ku ndirimbo Indabo zanjye ya Tiger B. Anyway, amakuru ya mbere ibyo ngibyo nari maze kubikubira The Ben yavuze, ariko reka nze nguhe andi makuru meza cyane kwiriye kuba umenya kuri ino nkuru. Ikintu cya mbere, amagambo ya The Ben yaje mu minota 46. Yavugaga ko igihe kigeze cyo kugira ngo isi menye itandukaniro rya brand ndetse na shadow. Aravuga ngo hari impamvu nakomeje guceceka. Igisamagwe ntabwo kigenda gisakuza mu ishyamba. Atari ko kuva warakoze cyane kugira ngo utsindire attention yanjye. Ni byiza ko ibintu byose bishyira mu mwanya wabyo. Ibyo ni ibya mbere. The Ben arongera arandika ngo umuntu wenyine watuma nkubabarira ni I am Cause. Uyu nguyu ni producer ubarizwa mu nzu ya Country Record. Katugende gake. Indirimbo ya The Ben irimo amagambo menshi aho yagiye avuga ati njyewe sinihoma. Kandi iri jambo na Bruce yararirimbye. Arongera aravuga ngo The Ben ati njyewe mba mu mitima y'abantu, ndi icyizere cyo kugasima. Urumva, mfitanye igihango n'uyu muziki. Hari naho yavuze ati wabaswe n'ifu, ahita ashyiramo akantu kavuga ngo yuhu. Hari n'irindi jambo ryajemo rivuga ngo shata FUCK. Ani magambo ari muri iyi ndirimbo, ariko mana yanjye ati ninde wari uzi ko mfite izi verse ninjya niri muri hip hop yakoze, atabanzi banjye mbabamo mbazi. Aje asubiza Munyakazi aramubwiye ngo sinihoma, ndetse Bruce wagiye unagaragaza ibintu byinshi muri video harimo nk'agace kagaragaza umuntu urimo wambaye perike cyangwa se wig akaza kayihuha. Hari n'ahandi agaragaza ari gukina PlayStation aho yari arimo aragaruka ku kintu. Arabizi ko mu bihe byatambutse The Ben yigeze avuga ko Bruce yigeze amushaka ari kwikinira PlayStation. So nuko bimeze hagati y'Indabo zanjye ndetse na Munyakazi. Mbere uko nza kubongera ku rwego ruvuga ngo ese guys, wowe utekereza ko umwami w'umuziki nyarwanda ubu ngubu ni Bruce cyangwa ni The Ben? Aba bombi iyi beef yabo ubona ihagaze gute? Umunyamakuru David Bayingana ku munsi w'ejo yabaye nk'usubiza iki kibazo nk'umwe mu bantu bari bayoboye press conference aba bombi bahuriyemo. Ati abantu benshi bakomeje kugenda bakreya beef hagati y'aba bombi, hagati ya Ben ndetse na Bruce. Abantu bakibaza batese aba bantu koko baba bafitanye ibibazo cyangwa ni bya bindi abafana bagenda abashyushya ibintu bitanariyo. David Bayingana mu magambo yarasubije ati nibyo byagiye bibaho, ariko niba the New Year Groove iyi ni concert ya The Ben ashobora kuvuga ngo reka numire Bruce Melody. Ati ni icyizere cy'uko aba bahanzi bo nta kibazo bafitanye, ndetse ngo kuva kizaba ari igitaramo kizaba ku ya mbere z'ukwa mbere biragaragaza yuko abangaba uyu mwaka utaha ntabwo bashaka ibintu byo kubazanamo amakimbirane, ahubwo barashaka gukorana. Ati rero ntekereza ko ikibazo kinini kiri kuri side y'itangazamakuru. Hanyuma abantu bakibaza batese aya magambo Tiger B yagiye yandika yaba koko ayamininze cyangwa ni bya bindi byo kuba barimo baratwikira concert kugira ngo izaze. Nivuga kuri concert hari amakuru namenye yuko Bruce Melody yamaze kuba
ahereza contract Symphony Band, akaba ari nayo band yaciye ibintu hano mu Rwanda. Ubundi ngo Symphony Band yari ifite gahunda yo kuzacurangira aba bombi, ariko Bruce akavuga ko bitewe ngo n'imyiteguro ashaka ihagije kuri iyi concert byabaye ngombwa ko abukinga Symphony. Arababwira ati mwebwe amafaranga mwari kuzakorera mucurange Bruce ndetse na The Ben turayabaha, ndetse tunongereho n'andi kugira ngo abone umwanya uhagije wo gutegura concert yo ku itariki ya mbere. So guys, ndakubaza, uri team Bruce, uri team Tiger? Urambwira hagati ya Munyakazi ndetse n'Indabo zanjye nihe ndirimbo wumvishe irimo kuri kwinshi? Hanyuma mbwira koko mu Rwanda umwami ninde, ni Bruce Melody cyangwa ni Tiger B? Uze kunda umbwiye icyo utekereza hano kuri Inashya Talk, n'andi makuru yose ndaza kugenda nyakugezaho gatanu ku kandi. Niba ari ubwa mbere rero warugeze hano, ntugende udakoze subscribe kandi ntugende udateye comment, utubwire icyo utekereza kuri iyi saga ya Munyakazi ndetse na The Ben. Indabo zanjye cyangwa se Munyakazi, nihe ndirimbo wowe? Bruce Melody cyangwa The Ben? Nuhe muhanzi wowe urimo urafana?